Nizeye ko mwese mukomeje kumera neza mwese bakunzi ba Sport Journalism Relax TV. Ni umwanya mukomeje kumenya ko twageze amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse n'hanze y'u Rwanda. Uyu munsi rero nta kindi mbazaniye, ni operation tugomba gutsinda Bugesera cyangwa se operation Bugesera igombe itsindwe. Aya ngana amagambo yavuzwe na Afande CDS, umuyobozi w'ikipe ya APR FC w'icyubahiro, aho yararimo abwira abakinyi ko bagomba gutsinda Bugesera uko byagenda kose, kuko nicyo kintu gishoboka kugira ngo abafana ba APR FC bongere batuze, bumve ko ikipe yabo ihari, cyangwa se bumve ko ikipe ya APR FC ikomeye kurusha andi makipe yose akomeye hano mu Rwanda. Ni mu gihe hashize iminsi birimo bishidikanwaho ikipe ya APR FC itarimo ikina neza, cyangwa se itarimo yigaragaza neza uko bikwiye, ugereranyije uko baguze, cyangwa se ugereranyije uko bitegura ibikoresho bafite, amajimu n'ibindi byose bibafasha kumera neza, ikibuga cy'imyitozo myiza, match za gishuti nziza bakina. Rero ntago byumvikana uburyo ikipe ya APR FC itaba irimo itsinda neza. Afande CDS asura abakinyi n'umutoza, yaje kuba yabwira umutoza ati ubundi gutuvuga ko arahari abakinyi babaswa kandi badakina. Nyivuga gutyo na wundi bwumve ni Chidibier Mwodibo ndetse na Godwin Odibo. Aba ni bamwe mu bakinyi bashyashya baguzwe ariko batari bifashishwa na rimwe muri match, kandi byitwa ko umutoza avuga ngo nabaswa. Ese umukinyi n'umuswa gute kandi atarakinye ngo bamubone? Ahubwo kiba gishoboka nabashyire mu kibuga tubabone, tumenye ko ari abaswa, kugira ngo tujye tujajinga nyine ibintu tuzi, cyese tujajinga abakinnyi tubizi ko ari abaswa. Uwitwa Godwin Odibo na Chidibier Mwodibo kuri match ya gishuti y'abahuje na Gasogi United Ishyorongi, Chidibier yatsinze igitego atanga pass ebyiri, ariko muri shampiyona nta match nimwe Chidibier yigeze abanzwamo, dore ko no ku mukino yakinye iminota myinshi, umukino wa Etincelle yaraje ahindura match. Bigaragara ko ari umukinnyi wakwiye guhabwa umwanya akaba yanabanzamo, kuko n'ubundi aba babanjemo nta kimwe amurusha, ariko umutoza we mu mboni ze siko byumva, ahubwo we abona uyu nguyu Chidibier adakwiye no kuza muri 18 babanzamo, kandi ari umukinnyi ukomeye w'umuhanga cyane. Rero nibyo Afande CDS yababwiye, avuga ko APR FC abakinyi bose ni abahanga, ahubwo ikibazo kiri mu biganza by'umutoza udashaka kubakinisha, ahubwo ko hashobora kuba hari ikibyisho inyuma gituma adakinisha aba bakinyi bakurikira barimo Chidibier Mwodibo ndetse na Godwin Odibo. Saba gusa kuko Kabura Richmond Lampte nawe atarahabwa umwanya uhoraho wo kuba yakina bihoraho, ku buryo yahabwa umwanya uhagije kuba yakinira ikipe ya APR FC imikino ihoraho. Guys, mbabwira ati mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubana nanjye makuru yose y'imikino azajya aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Narababwiye ko nta kindi mbazanira, sinabazanira ibintu bibi. Amakuru meza niyo mbagezaho, arimo ubusesenguzi ndetse amakuru ya indani, amakuru ari mu bwenge, amakuru arimo byose bo wifuza kugira ngo uryoherwe n'isi y'imikino. Ndakubwiza ukuri ko ukurikije impanuro Afande CDS Mubaraka Muganga yahaye ikipe ya APR FC, bishoboka ko ikipe ya Bugesera itarebye neza izatsindwa ibitego byinshi, ndetse APR FC igatsinda Bugesera izi ko ifite AS Kigali ku cyumweru, kandi AS Kigali ni ikipe ikomeye cyane, iri ku mwanya wa kabiri. Akaba ari ibintu bitari bizwi ko AS Kigali yazajya kuri uwo mwanya, dore ko iri imbere y'amakipe menshi arimo APR FC, arimo za Polisi n'andi makipe akomeye za Musanze. AS Kigali ziri imbere, kandi na AS Kigali itayitwaraga neza umwaka ushize aho bayitaga ngo n'abarakare FC. Bigaragara ko ari ikipe itari kwitwara neza. Rero nta kindi nababwira, mukomeze kubana nanjye. Shampiyona zirahari, igikombe cy'amahoro kirahari, ikipe y'igihugu irahari, amashampiyona y'Iburayi nabyo ndi kubyigaho nk'uko twabikoraga kuri channel yanjye batwaye. Ni Iburayi ngomba kujya magera nkababwira updates zajya zazigezweho. Iminsi y'amatransfer igiye kuza mu Rwanda, mu kwa mbere tugiye kugiramo transfer zo mu kwa mbere zize, nabwo breaking news nimwe muzajya muzimenya muri aba mbere. Nta kindi babwira, mukore subscribe, like, share na comment, dukomeze tubane mu makuru y'imikino. Mu kiganiro gikurikira ndibuze kugaruka ku ikipe ya Rayon Sport, ikipe imaze iminsi yitwara neza cyane, ikipe irimo ishimisha abafana bayo, ikipe irimo yerekana ibikwiye, dore ko ikinyamakuru cya African Soccer kimwe
gitangaza udigo twabaye mu cyumweru cyerekana ko Rayon Sport ari ikipe ya gatandatu ku mugabane wa Afurika irimo yitwara neza muri ino minsi, kuko imaze imikino 7 idatsindwa, ikaba yarakuyemo amanota 11. Muri iyo mikino 7 ni Rayon Sport yatsinze, ndetse nyuma yo gutsinda niyinjizwa igitego na kimwe, bivuze ko ifite amanota 21 kandi itangizwemo igitego. Rero mu kiganiro gitaha na yindi kipe ndibuze kuvugaho ni Rayon Sport. Abafana ba Rayon rwose mukore subscribe, mufungura akazogera kugira ngo muze kubana nanjye mu kiganiro gitaha ku isaha y'isambiri, tuze kuba turi kumwe. Rayon Sport ndabamba CYANGWA, abitwa ba Faringanye, Muhire Keve, ndabambabwira benshi bagiye batandukanye, ba Iragwa Haji, umuzamu Kadimu Ndiaye, Omborenga Fitina, ndetse na benshi bagiye batandukanye. Wowe cyo ngusaba nakubwiye ngo kora subscribe, like, share na comment, ubane nanjye. Hasta la vista, nagukunda cyane. Nari Pacifique Mbuto y'urukundo, umunyamakuru wanyu. Ciao ciao, dusubire.